Kaminuza 10 zirimo inzara. Ubusanzwe mu Kinyarwanda tuzi ko amatwi arimo urupfu atumva, ari nako igifu kirimo ubusa nacyo amatwi atumva. Gusa ibyo nkubwiye byose ntibikora ku banyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'amashuri makuru, aho abanyeshuri batakitabwaho cyane ko bafatwa nk'abantu bamaze kuba bakuru. Aha ni hamwe mu hatuma muri kaminuza havugwa ikintu cyitwa inzara. Gusa none kubera ko buri tsinzi yose isaba ibitambo, abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza ndetse bihanganira ibyo byose bakihanganira inzara. Gusa nko mu Kinyarwanda bavuga ngo urwanze gushira ruhemuza intwari. Ntabwo abanyeshuri bose bo mu kaminuza ariko bashobora kwihanganira ibintu haruguru, cyane cyane ikibazo gituruka ku bukene ndetse n'inzara, kuko hari ubwo bashiki bacu usanga bananiwe kwihangana maze bakicara mu ngeso mbi zirimo ubusambanyi, cyane ko aribo baba basabwa byinshi. Hari ubwo birengagiza indangagaciro maze bakemera kwandavura hejuru y'ayo matindi y'amafaranga, maze bakayafata nk'igisubizo kitarambye mu gukemura ibibazo baba bafitiye mu buzima bwa buri munsi bw'aha muri Gatonga, kubera ko biba bidakomeje kugenda byoroha. Gusa hakaba n'abandi bihanganira ibibatokoza ariko bakagera ku ntsinzi. Ni mu nyemerere nka Lab Tenements Rwanda laboratwari ikora ubushakashatsi. Uyu munsi dukora ubushakashatsi kuri kaminuza 10 zigaragaramo ikibazo cy'inzara ku kigero gikabije aha mu Rwanda. Maze ku mwanya 10 turaza kuhasanga kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Karongi, iyo bakunda kwita RP Karongi College, yahoze yitwa IPRC Karongi. Iyi kaminuza ni imwe mu zibamo inzara ku kigero gikabije bitewe n'uko yubatse mu mujyi wa Kibuye, ahasanzwe hari ubucucike bw'abaturage benshi bijyanye n'uko ndetse iyi kaminuza yubatse hafi y'inkambi ya Kiziba ituyemo umubare w'abantu batari bake. Ikiyongeraho kandi ku Kibuye hakaba hari amahoteli menshi ahegereye, ndetse hakaba ari na hamwe mu hantu hakorerwa n'imiryango mpuzamahanga iyo dukunda kwita ONG mu magambo y'impine. Usanga ikirenze kuri ibyo kandi iyi kaminuza yubatse mu karere gakunda kwibasirwa n'ibiza. Ibyumvikanisha impamvu iyi kaminuza usanga abanyeshuri bayigamo bahora bataka ijyanye n'inzara. Abanyeshuri biga muri kaminuza abenshi nyine nk'uko ari intore bishakira inzira, usanga bakunda kwiyambaza resitora y'ahazwi nko kwa Mudugudu, akaba ariyo resitora yenda kuba idahenda kurusha izindi zegereye iyi kaminuza. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Tumba, ni RP Tumba College iherereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi kaminuza ni imwe muri kaminuza zibamo inzara ku kigero gikabije, bijyanye n'uko yubatse ahantu ubwaho hadakunda kwera, cyane ko ari mu karere kagaragaramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kurenza ubuhinzi. Hakaba ari ahantu hadakunda kwera ibihingwa by'amoko yose. Ikindi kandi muri iyi kaminuza hakaba nta soko rigari abanyeshuri bakaba bahahiramo rihari. Ni kimwe mu bitera abanyeshuri biga muri iyi kaminuza ya RP Tumba guhora bataka inzara. Mbese nyine muri make bahuye n'ikibazo nka kimwe Abayisiraheli bahuye nacyo ubwo bari mu rugendo bava muri Egiputa bagana i Kanani, Mose bayoboye. Ku mwanya 8 turaza kuhasanga kaminuza ya East Africa Christian College izwi nka ACC, iherereye mu karere ka Kicukiro ahazwi nk'i Masaka. Iyi kaminuza ni muri kaminuza zigaragaramo inzara bijyanye n'uko ari kaminuza yubatse mu mujyi wa Kigali, ndetse ikibazo kikaba ko iyi kaminuza yubatse kure y'ahazwi nka Nyabugogo, cyane ko ibiribwa byose biba mu mujyi wa Kigali birangurirwa Nyabugogo. Mwibutse neza kuva i Masaka kugera Nyabugogo muri bisi izwi nka Shirumuteto cyangwa Shirumuteto ni amafaranga 1000 y'u Rwanda, naho watega moto ugatanga ibihumbi bigera kuri 3. Byumvikana ko umunyeshuri muri kaminuza kuba yagera Nyabugogo agahaha ari ibintu biba bimugoye cyane. Kandi usanga ikirenze kuri iyi kaminuza kibabaje kurusha ibindi nuko nk'amata wenda ari dufatiyeho urugero, usanga amata aba make ashoboka abagura hagati y'amafaranga 600 n'amafaranga 700 y'amanyarwanda. Byumvikana ko muri iyi kaminuza naho icyitwa inzara kiba kivuze ubuhuha. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga kaminuza ya Inirake iherereye ku Bigega mu karere ka Nyanza.
iyi nayo ivugwamo ikintu kijyanye no kuba ipafu yaho umunyeshuri ibisaba kuba uri intiti cyangwa se kuba uri umwansiye muri izo karitsiye. Bijyanye n'uko iyi kaminuza isanzwe yubatse mu mujyi wa Nyanza, uyu mujyi ubusanzwe akaba ari umujyi w'abanyamujyi, nawo uyu mujyi w'ibwami usanga kubamo bisaba amayeri menshi. Ubwo rero nk'abana bahagera badasanzwe bahazi usanga bibatonda kumenya uburyo bari bumenye amanyanga yo kuba muri uyu mujyi. Usanga ipafu muri kano karere ari ikibazo gikomeye cyane. Usanga abanyeshuri biga muri iyi kaminuza iherereye ku Bigega, ab'intore baba baramaze kumenya karitsiye bakunda kwigira ahantu bita Imugandamure, maze akaba ariyo marishenwari yaho bakajya kwirwanaho kugira ngo barebe ko iminsi yicuma maze intsinzi yabo bakomeze bayiharanire. Gusa kandi ikindi kigora bamwe mu banyeshuri batamenyereye aka karere cyangwa se batakavukiyemo, usanga bimwe mu bicuruzwa bihaboneka cyane ari ibituruka ku myumbati. Ubwo nkubwira nyine ibijyanye n'ubugari bw'imyumbati cyangwa se kuba warya imyumbati gusa. Ubwo iyo utayisanga muri kimwe muri ibyo usanga ubuzima bwaho bukugora. Ariko nyine nk'intore nakubwiye ngo bikoza Mugandamure maze ubuzima bugakomeza. Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga Kaminuza ya Institut Catholique de Kabgayi izwi nka Iseka, iherereye mu karere ka Muhanga, ahari muvoma nyinshi y'urujya n'uruza rw'abantu. Bijyanye n'uko ari muri santere y'igihugu, usanga kubera umubare munini w'abahatemberera muri uyu mujyi ari kimwe mu bitera inzara muri iyi kaminuza. Iyi kaminuza igaragaramo abanyeshuri bagiye batandukanye biga ibintu bitandukanye. Gusa none iyi kaminuza tuzazanamo ikibazo kijyanye n'inzara, bijyanye n'uko aka karere ari akarere katera ubusanzwe, akaba ari akarere karimo ubucucike bwinshi ndetse akaba n'amasoko y'ibiribwa magari ahari, ngo twavuga isoko ry'inyama nk'uko nari mbivuze haruguru kuri kaminuza iherereye i Masaka. Mwibutse ko iyi kaminuza ya Iseka ni imwe muri kaminuza zigamo abanyeshuri batari bake, haba abiga muri pirive ndetse n'aboherejwe kuri buruse. Ibyo nkubwiye byose ni bimwe mu bituma iyi kaminuza ya Iseka iza ku rutonde, ikaza ku mwanya wa 6 muri kaminuza 10 zibamo inzara ku kigero gikabije. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda y'uburezi iherereye mu karere ka Kayonza ahazwi nk'i Rukara. Mu buryo bworoshye iyi kaminuza yubatse mu karere hagaragaramo amapfa kurusha ahandi hose mu gihugu bijyanye n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere, byatumye mu burasirazuba hava izuba ryinshi by'umwihariko mu karere ka Kayonza, ibyatumye imyaka itera ndetse n'amazi akaba yarabuze. Mbese nyine habaye abapfa, abantu benshi bagenda banahunga. Usanga rero bamwe mu banyeshuri biga muri iyi kaminuza y'i Rukara barahisemo kujya barya bike maze bakiryamira kare bagaharanira iyi ntsinzi yabo. Nubwo biba bitoroshye, usanga muri iyi kaminuza igikoma ari ikintu kiba cyahaboneka tugereranyije n'ibindi biba bikenewe ku munyeshuri. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Aha naho ni hamwe mu havugwa inzara iri ku kigero gikabije, ituruka ku kuba muri uriya mujyi wa Nyagatare utabonekamo ibiribwa by'amoko yose, cyane ko usanga ibinyampeke aribyo byiganje muri uyu mujyi, bitewe n'uko akarere ka Nyagatare ubusanzwe kari ku mupaka w'u Rwanda. Bisobanuye ko ntabwo ibihingwa byose bihera, bijyanye n'uko ari akarere k'umurambi kandi kabonekamo izuba ryinshi. Ahanini muri aka karere ka Nyagatare hakunze kwera ikintu cyitwa amasaka, ibigori n'ibishyimbo. Ikindi kandi kiyongera gituma iyi kaminuza igaragaramo inzara ni ikibazo cy'amazi akunda kubura bya hato na hato, ugasanga ari ikibazo kitoroshye, ukabura ibyo kurya ndetse ukabura n'amazi. Ariko nanone ntabwo ari urugero gikabije, ni ibisanzwe mu buzima bwa hano bwa buri munsi nk'abana ba Afurika. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga izwi nka KIST, iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Aha ni hamwe mu havugwa ikibazo cy'inzara ku kigero gikabije, bijyanye n'uko kuba mu mujyi wa Kigali ari ibintu bihenze cyane, bituruka ku kuba serivisi yose yishyurwa, kandi abanyeshuri biga muri iyi kaminuza bakaba bakoresha amafaranga asanzwe nyine adahinduka, ayo dukunda kwita nka buruse,
Ibi bituma ari kimwe mu bituma ubuzima bugorana mu banyeshuri biga muri iyi kaminuza. Hakiyongeraho kandi ko baba biga amasomo nakubwiye ngo y'ikoranabuhanga nyine aba asaba umwanya munini. Usanga abanyeshuri benshi biga muri iyi kaminuza ya KIST bibereye kwishaza bijyanye n'uko baba bahuye na byinshi mw'iyi mihanda ya Kigali, ikiri stress y'amasomo, presentation za hato na hato, ndetse n'iyi mihanda ya Kigali nayo nyine iba itoroshye. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda College of Medicine and Health Science Remera Branch. Iyi kaminuza iherereye Kimironko, ikaba ari imwe muri kaminuza zigaragaramo ikibazo cy'inzara, cyane ko hataboneka nyine ibiryo bihagije. Nawe urabizi neza ko i Kigali badahinga, usanga rero ibiribwa biba bihenze muri iyi kaminuza, aho abaganga bacu bihanganira inzara, cyane ko no mu byo baba biga kuvura inzara biba bitarimo. Usanga rero bahitamo kwigira urenze ko bajya gushaka ibiryo. Mwibutse ko nakubwiye ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva, ariko nanone igifu kirimo ubusa amatwi ntiyumva. Ariko abaganga bo ibi barabyirengagiza, amasomo bakayumva neza, kabone n'ubwo ibyo kurya biba ari bike. Ku mwanya wa mbere ni Urucabana, aho nta handi akaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda i Huye. Iyi kaminuza abanyeshuri bayigamo usanga abenshi barize imitwe yo kubaho, cyane ko nta wundi mutwe wo kwihanganira inzara usibye kurya bike nyine ukiryamira. Usanga umubare munini w'abiga muri iyi kaminuza bahura n'ikibazo na kimwe Abayisiraheli bagiye bahura nacyo ubwo bari mu rugendo bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Abanyeshuri biga muri iyi kaminuza y'u Rwanda i Huye rero nabo bafite isezerano ryo kuzagera ku ntsinzi, nubwo bahura n'ibibazo nk'ibyo ba Mose bagiye bahura nabyo bari mu rugendo. Aho usanga muri iyi kaminuza bitewe n'uko ari umujyi ubwawo kubamo bisaba amayeri, ibyatumye nawe uri kutwumva uzi umugani uvuga ko abanyabutare bavukana atatu, nta handi atatu bayakuye usibye muri siyasa nyine bagutera. Usanga kimwe mu biranga abanyabutare ari ukugira siyasa zibafasha kubaho. Ubwo rero byumvikane ko ubwo mu giturage hari siyasa, nawe bibaze mu kigo uko byaba bimeze. Mwibutse ko iyi ni laboratwari nkuru y'u Rwanda, cyangwa se Lab Determinants Rwanda, akaba ari ishami ikora ubushakashatsi. Uyu munsi twareberaga hamwe kaminuza 10 zigaragaramo ikibazo cy'inzara ku kigero gikabije. Mukomeze mudukunde kandi mudukundishe n'abandi. Imana ikomeze ibarinde, mugire ibihe byiza.